muyoboke nk'umuntu wa debeni wamufashe afite imyaka 16 bwira debeni ibi bintu abireke yamaze gushaka umugore ariko izi ndangagaciro zisebetse. Kuki twumva yuko aka kantu kangana gutya kakura igitaramo cyiza yakoze ntitukibwira abanyarwanda igitaramo nikakubwire uretse gato muyoboke mushatse kuvuga ko tuba dushaka kuvuga ibi gusa zana costume mbuye ngo waraye inshuro zingaye kuri live za good fata muri go promoting igitaramo cya debeni. Njyewe umfashe gutyo mu ijosi umugabo wanjye yafashe gutyo mu ijosi ubwo nyine things are going down. I'm not gonna lie. Ahita to oya godfather bivuga ibyo but that's the truth kugufata gutyo mu ijosi muyoboke uratarangize no muyoboke ikintu ushaka kumubwira impamvu ubone nyine abantu byabatangaje cyane nuko ukuye kuba the Benari married sibyo abyaye ejo bundi like twese byadutangaje cyane. Ibi ntago ari ibintu ukora kuri ya just in the streets when you have a wife at home breastfeeding. Noneho yasubizanya gute yaba yabonye uwo mwanya gute ko bari mu bitsi ko bari muri ibi ngibi abura umwanya wo kuvuga akabona umwanya wo bakaba amabere y'abakobwa. Abantu benshi bamukurikira Godfather tumvikane gushimisha imitima y'abana ashengura imitima y'abakeya biri turabyamaganye. Twumvikane muyobo umva kumbwira ikintu kimwe sibyo ahangaha ni mushaka umutagatifuza siko bimeze murazura kabozi muganye ibi bintu uburetse gato unyagomba kumenya ko ari umugabo gusiga umugore ku kiriri ukaza mu mwanda nk'uyu nguyu ngo numufana ubu bufana yewe yarabonye umuzungu muyoboke ari kunyumva muyoboke ari kukumva hari umuntu ushaka kubaza ikibazo muyoboke ukuntu nyine yafashe akaboko kagashyira ku ijosi iyo byonyine that kind of movement ni movement y'abantu bari muri romantic vibes. You cannot just ntago wafata umukobwa gutyo mu ijosi iyo njyewe umfashe gutyo mu ijosi umugabo wanjye yafashe gutyo mu ijosi ubwo nyine things are going down. I'm not gonna lie. Ahita to oya godfather bivuga ibyo but that's the truth kugufata gutyo mu ijosi muyoboke uratarangize no muyoboke ikintu ushaka kumubwira impamvu ubone nyine abantu byabatangaje cyane nuko ukuye kuba the Benari married sibyo abyaye ejo bundi like twese byadutangaje cyane. Ibi ntago ari ibintu ukora kuri ya just in the streets when you have a wife at home breastfeeding. Noneho ari nk'umusore usanzwe tuvuge wenda nkandera aba basore basanzwe kade yari ahari element yariyo ego nka element yaba ari we wabikoze yari ariyo. Honestly, people wouldn't even talk about that video. People would be like, ni umusore, he's just like having fun. Ariko umugabo wubatse noneho to make matters worse, you have a wife at home breastfeeding. Kushize ishanga nta mwaka ushira tubonye saga y'ishanga ariko none watagiye kurangiza umusubize muyoboke nansubize nago nzi niba muyoboke if he's ever been married niba aracyakubaza nibwo agiye kwaza ikibazo cyane muyoboke niba ufite umugore mu rugo do you think you would go in the streets ugafata umukobwa gutyo mu ijosi none ikindi abantu uko babivuga ngo dufate uko yavugaga arimo aramwikubaho literally umutipa ari inyuma umukobwa muri imbere like she's all over him. Explain to me how that's normal. Subiza muyobo kuki twumva yuko aka kantu kangana gutya kakura igitaramo cyiza yakoze ntitukibwira abanyarwanda igitaramo nikakubwire uretse gato ufite umwana bita ni DJ nde wa mu DJ uri Kampala upromotinga the bene bamwitana uyu DJ Costa zana uretse gato amajoro yose kugira ngo the bene agere Kampala twararaga amajoro turi gupromotinga icyo gitaramo muzane hano ntabwo muzane hano muyoboke mushatse kuvuga ko tuba dushaka kuvuga ibi gusa zana costume mbuye ngo waraye inshuro zingaye kuri live za good fata muri go promoting igitaramo cya the bene. Ikintu cyakimbabaza mushaka kugira ngo tuvuge ibintu nkuko mwe mubishaka ntabwo ariko bimeze.
no nakubwiye ni igitaramo kirangiye wagarutse ubibwira abanyarwanda The Ben ku gitsina ari wiki igitsina gore kiramunesha oya The Ben ni indaya ntabwo ndi bwemeranye nawe my brother The Ben ni indaya ntashobotse oya ntabwo ariko bimeze iyi ntabwo ari imyitwarire y'umugabo uretse gato kubahe The Ben imyaka 10 amaze mu muziki mu myaka maranye nawe urabizi ko The Ben kubera iki buri munsi uretse gato kankubaze kankubaze kubera iki tutabonye video y'igitaramo kirangiye muri Kampala agiye murago gusura abarwayi buri munsi ko hagiye tubona igitaramo kirangira ari mu mabuno y'abakobwa cyangwa ari gusoka video nk'izi z'abakobwa ko nta zindi video ziri gusoka ko tutamubonye ari kujya muri na Kasero hospital ko tutamubonye ari gukora ikindi kintu nk'ibisanzwe tukamubona buri munsi kubera iki ngaho yagiye musaze tumubonye mu mabuno y'umukobwa ahanga abantu myutinga nakubwe niyo ushaka umuntu ntabwo buraho umubonera gute se ko ibyo twabivuze ko mudashaka ko tuvuge ku bibi noneho murabukunda abantu uretse gato amarayivu twakoze turi gupromotinga kino gitaramo twakundaga The Ben tuvuze kuri ndakubaza nakubwiye fata DJ Kosa fata DJ ibyo bintu byo gutega amatwi my friend as a blogger we have all sagas ntabwo tuvuga ibintu bisiriza niba tugomba kubivuga urumva ushaka kwigira saga ariko dizino saga ntabwo saga iri ni ishyano ryacitse umurizo ntabwo ari saga abantu bakunda bajya kongera abahereza indi miziki Ben ariyubaha step by step aho ngaho ukoze ikosa rikomeye mu bantu uretse ntabwo ari ikosa ndababwiza ukuri nari nababwiye niba kuri live ndabereka izi video zose mbereka ndakubwiye muyoboke The Ben agomba gukora live agakora statement cyangwa akora ibindi birakora statement z'abanyarwanda imbabazi ntabwo yaje ubu Ben azabaho nka Nyakamwe ku buryo atazajya ahura n'abantu hafite famille ntiduhari turabafana bari turi inshuti ze The Ben none urashaka ngo ariho wazaza womereze uretse gato Berishu ntiyongere gufungura mic yawe ntabwo kabano yaje imbere yawe ongera gufungura mic umva muyobo umufana wagiye boxera amazi ni ibiki ko umufana ko ndakubujije uva muyobo uyu mushiki waravuze ngo ese The Ben azaba ari Nyakamwe kugira ngo The Ben abone ko atari Nyakamwe n'ukujya gusireba amakobwa dore murebe kino cyuno cy'umukobwa kiri ku gitsina cya The Ben ndapfuye ariko ababwira mwese uyu mugabo na ditki de listen to me my brother Godfather nta platform mfite inyishura uretse gato muyoboke listen to me uretse gato big man hataza kuza kubahuka uretse gato ntega amatwi twumvikana muyoboke uranzi neza nta platform nimwe inyishura nta YouTube channel ngira ibyo ngibyo muze bakora twaganiye inshuro nyinshi ntabwo ibi bintu bikora ngo mu gihugu cyangwa amafaranga urabisobanukiwe twumvikane urabisobanukiwe iyo uvuze ngo making money urabisobanukiwe ko nta mafaranga nshaka muri ibi bintu ntandukanye n'abandi musobanure nge wari uhari benshano wari uhari aveyo wari kuri umuntu wari uhari uretse gato muyoboke hari abantu bari turi hamwe baveyo ndibaza ko wenda amasaha urugero ni bane muri kumwe ushobora kuvayo ntihagire undi muntu uza atubwire uko abyumva utari kumwe abakora bagukurikiye baveyo nge wari uhari umwana nkawe uretse gato umuntu wafashe imyaka 16 turashaka kuvuga uko abyumva abazi mukizanye muyoboke kwaza ikibazo cya nyuma uburyo kugisubizamo nibwo byakira muyoboke iyi video The Ben yayifata akayoherereza umufasha we akamubwira ati sheri twatwitse iyi video kanatefashe ariko urayibonye ko yabisobanura bura rero wenda sijya nkunda kuvuga ko kuri umufasha we kuko umufasha we ntabwo ari hano muri Godfather waba wibagiwe aho fata ku mavuta bamubitse ntabwo ngiye ndi umuntu uterwa ubwoba urumva ibyo message ntimukantera ubwoba ibyo kanga ryo kuntera ubwoba banyise n'amazina y'abazina mutaranyita simba ku muntu abangaba bagiye kuyinjiza garashe uretse gato ubu bagiye gukora propaganda ibyo mwanyita byose nzabazonga nka roho bizavuga ukuri nk'uko kuri ntimukanga icyo gufata ku mavuta ntimutsaze mbere yuko iyi video isohoka ko itasohotse umunsi w'igitaramo warabwiye abanyarwanda byabereye muri Serena Kampala
reka nkubwire icyo nuko mutankurikira uretse no kubivuga harayivu turakora uretse gato twarabivuze uretse gato nguyo Costo uwo mudije muri kumwe aho ngaho icyo nuko mutankurikira yesterday yarano kuri live ariko dusobanurira nari mubonye ariko je nari namuzi uyu ni umwana kuva mu byumweru nka bine bishize twaje hano dupromoting igitaramo uwo musore uyu ni umwana kuva mu byumweru nka bine bishize twaje hano ndi kukubwiza ukuri ngo Costo muri kumwe abantu bari hano yaraje hano dupromoting igitaramo cya Debene agera naho ampa inka Mutamba yagiye kuyicyura uri kunyumva ureke uretse gato inde wayimpaye jewe narayiguhaye Muyobo yego niba ushobora kumpa inka bikaba ikibantu nkubise ku munwa neke kuvuga ibintu nkuko mbyumva oyawe aya masaha ukavuga ngo mfitiye urwango Debeni kwe ndashaka kwita kuri shite yangerega buryo umbwira ko mfitiye urwango Beni iyo urwango rw'iki uretse gato Muyobo Beni ntabwo urwango rw'iki ibi mbivuga iyi showbiz zaryoha ariko ibintu byarayivuna 2025 my brother reka nkubwire ikintu kimwe Muyobo kankubwire ikintu kimwe ugomba kumenya Muyoboke umva ijambo giye kubwira Muyoboke umva ijambo giye kubwira kankubwirira ijambo rimwe kandi kubwire muri 2025 bitandukanye na cyagihe umuntu yavugaga ku muhanzi bagahita bohereza abantu bajya kwanjama wa muntu wamuvuzeho njyewe niyo banyohereza igihugu cyose kikaza kuntuka kikaza kunkasa urukunyumva ntabwo wazibisha kanwa ka Godfather bangwanye n'ivata ibi ngibi uretse gato byabi urabona ibintu byo ku YouTube channel ibi n'abadebeni barabikoresha umuntu yabavugaho bakamuteza abantu bo kumwanjama Godfather iyo kabutura narayiyambuye kunyohereza abantu bo kunyanjama niko ubunyiteje ntabwo bikora Godfather reka nkubwire kana gato iyo intimidation yo kuburinga abantu nibyo namaganye nza kuri izi platform papa ntabwo bikora vugira mo rero urarakaye cyane reka nkubwire ikintu kimwe abantu burya baba bafite abafana batandukanye iyo uvuze mu kintu abafana ba Beni bakarakara ntabwo ari byo baba ntabwo ari abafana imikorere ya ba Debeni turayizi ibingibi uretse gato ya papa ibingibi byakora urabona ibingibi byakorwaga abahanzi baburinga abahanzi ibingibi byakorwaga ba Debeni na ba Debeni barabikoresha bakoreza no kuburinga abantu amwe igitero usenge abantu tubulimi ndumva ninjye nawe bano mungurikiye naje hano hari 9,000 nabona bimaze kugera mu 15 bikukurikiye reka mbabwize ukuri kw'Imana sinyaza hano urabizi ko najye muri izi live mwese murabizi ariko iyo nje kuvuga ikintu ni ikintu mpagazeho cyonzi Imana ireba kure ireba ko tutareba twebwe mugisha Beni mbere ko ajya kuri stage arabanza agasenga Beni bashobora kohereza umuntu ashobora kukuvuga Imana ke Beni aziboreye ariko Beni ashobora gufata umuntu ngavuge ngo genda ujye gutukata karunaka uwo mugisha ayo mahano ntayo yakora Imana yamuhaye blessings kugira ngo blessing abandi bantu abikoresheje kuburinga abandi bantu amakosa ya mbere Beni akora ngo kugaragariza abanyarwanda ko asenga Imana kandi ari umunyamanyanga bashobora kuba bazi Beni cyane amabide Beni akora n'Imana asenga n'ibintu bitandukanye yabasenganya kugira ngo ubwire abanyarwanda ngo arabikoresha ayisoya ibyo ntashobora kubikora ndabizi ko atabikora ibi ndabizi iminsi zabwira abantu iminsi yiga muri Slayer 5 nandi hamwe na Beni kugeza uyu munsi ari umugabo wubatse ibi bintu mvuga ahangaha amarangamutima ye ndayazi ndazi ikintu ashobora kuba yavuga sometimes impamvu ubona ataza ngo anavuge na bya biganiro byose mubona impamvu niyihe nuko rimwe na rimwe abaho ibintu nk'ibi ngibi ngira ngo ubuso bwa kabiri ngiye kuri live kuri iyi Twitter cyangwa ni TikTok urumva erega bera hose cyarwe ngiye meze imbere y'abantu bose ndavuga nti reka ibintu bisobanure unyumve wowe kubera ko ari niba ruhari nawe well and good ariko ndakubwiye ngo nari mpibereye uyu mukobwa hano yaturutse ukuntu yaje bakamureka akaza kifotoza uko abandi bose bifotozaga ariko bagiye bapikingamo urangije urabona ko wakazumiza ukongera agasubiza ariko yire kure yose video yose abantu bayirebe yose banyarwanda akazi kanyire kure none se singiyi yire kure muyoboke ntabwo wakabaye uri kuvugira Debeni muri uyu mwanda yakoze banyarwanda ibi ni bikidore ndebe hano kuri kw'Imana murebe abantu urebe aramusomye urebe uretse abantu babireba reka twumva uretse gato umva umuntu wayifashe uretse gato ndashaka wumva amagambo y'umuntu wayifashe uretse wumve mu myuka y'umunsi
mutinga gato umva amagambo wayifashe ndamuzi bro. Desire mutinga ntabwo ushaka kumutinga muyobo ihangane gato mutinze wumve Teta iga nta mikino agira reba kana ashaka musaza yipapaga muri Kampala reba Pamela nabibona we ndapfuye nukuri kw'Imana mwumva agahinda ndikica kagira Kwashaka gudufart gukabya ntabwo ndi guka ongera byo ndi gukabya indukabya nkabije nte ibingibi ni ukuri nubwo muri kubifata mukabisinzibiranya murebe iyi video ishyano ricitse umurizo Godfather uyu muntu waguhaye aka video uburetse Ben yashuje baka miliyoni ntega amatwi gira basoma ndakumva aga ikintu gihari ego ubu turi muri showbiz aka tubifate nka showbiz nta kindi ngero banavuga ndavuye bara tubifate nka showbiz ibintu tubirekera tubifate nka showbiz tubifate nka show abanyarwandakazi ngo tubifate nka showbiz aga abantu reka dufate umuntu wasabye ijambo ni kabano ndabizi iyo tugeze kuri The Ben uri umukanda nzugi we uri muri gatabirato oya ntabwo ahangaha abantu bazamutse benshi nka Sande ni umukomba kwaha dore hasi bari kwandika ngo Pamela yihangane rero oya showbiz singibira biri kwandika ngira kubyandika ngaho rero uretse gato ngaho nubundi Pamela asanzwe supporting umugabo we nafata video wayiposting avuga ati courage bebe mwagiye mureka ariko mwagiye muragusiba wa ntabwo iyi video yayiposting atari we wayifashe uretse gato Ben ntabwo Ben ari gusaba abantu kugisiba kandi nta kitwaye amaze kwandikira ke John nguyu amubwira ati ndakora iki kujya ngo musibe uzajya ukora ibyiza tubipromotinge twamaze amajoro turi gupromotinga igitaramo reka niyo timu yahora mu kabare nawe ni ikiripa akujya mu kabano John abanza afunge mikoro na mu mutinze twagiye urakoze kuma ijambo ikintu cya mbere kigomba kujya mu mitwe y'abanyarwanda ni uko Ben icya mbere ni umu artiste icya kabiri ntago ahitamo ibintu byose biba ako kanya ibintu biba bimutunguye bimwe na bimwe bishobora kuba byiza ibindi bikaba bibi cyaba ari ikibazo ari ibintu Ben yapanze gukorera uriya mukobwa ikindi ntabwo ashobora kumukorera wenda kumufata ku bice by'umubiri we muri public abishaka uriya mwana wenda let's say ko yari yanyoye inzoga akamuta Ben amwishimiye hari ibyo Ben akora atabiteguye rero rimwe na rimwe nimubona akoze n'ikintu kibi ari ikintu yakoze atari yagiteguye ntabwo bikwiye gucika ahubwo mukwiye kureba ngo ibintu byabereye he byakozwe nande byagenze bite kugira ngo bikorwe ese papasi yari iyihe none mukabona kujajinga gusa ari ibintu wenda avuga ngo ni ibintu akora ibintu mu muhanda ibintu akora muri supermarket ibintu akorera muri konseri icyo gihe niwe wavuga uti Ben arakabije ariko nk'ibi hari ibintu yatinze ukiri aho ngaho urakoze cyane ukiri aho ngaho uretse gato ukiri aho ngaho ubu n'ubugira bwa kangahe n'ubwa mbere muri konseri icyo gihe niwe wavuga uti ntabwo ari ubwa mbere ariko ukiri aho ngaho urakoze cyane ubu n'ubwa mbere tubonye umwanda nk'uyu ukiri aho ngaho ubu ntabwo ari ubwa mbere ariko n'igihe cyayishanga yarabisobanuye nta bisobanuro yarafite umukobwa rega Ben ntabwo yarabimenyereye reka utazura kaboze iby'ishanga turekeraho byaracecetse twibihuza ko nubwo nzi ko uretse gato nubwo nzi ko iby'ishanga bitararangira muza kwitwa n'inkuba ukumva kaboze iby'ishanga tubireke turi Kampala tuve Musanze turi Kampala baba bakweretse akavideo ko ahantu Ben yahuriye na bakamiliyoni uburyo Musanze se ntiyari kumwe na ba Muyoboke ntiyari kumwe n'ababayingana warabibonye ikintu gihari ni uko nose n'umutinganyi The Ben ni umugabo oya ntabwo ari umutinganyi niyo yaba yakunda kumvikana The Ben kuyakunda it's obvious The Ben ngo iyabonye ikibuno yabonye ikibuno The Ben ni umugabo The Ben impamvu yashatse Pamela uteye nk'Imana so ikintu gihari rero ni iki mbere kwenda tuvuga ngo Ben yaciye nk'amabere ibi bintu yabikoze yabigambiriye ese yabikoreye kuganira kuriya niko abantu bose baganira muri club ntago ari Ben gusa bwira n'aba muting Godfather muting turi kukumva
ibintu birakomeye hano i Nyarugenge wallahi. Urashaka Zamuva mu nzira. Beni rwose hano yabahohotewe pe. Anyway, njye umukobwa hano n'igitsina gore uko kibivugaho twagiye njyewe ukuntu mbyumva. yego Wallahi I'm gonna talk as on a perspective y'umukobwa. Wallahi nakwica. Ariko ikintu inama njye nagira abaje baba basana. ariko ziko kuvugunyerera mu kanwa ngo nk'umukobwa byagenda bite? Ntago ndi kunyerera. Okay wowe aya masaha ba mu nzira. nkawe uri The Ben tuvuge ko wowe uri umufana sibyo ukora The Ben ndabizi umufana we sibyo Ndi umufana. iyi video wayibonye gute? Jambere Anyway, njyewe nkunda The Ben ariko ukuntu nabonye video on my side it's not appropriate. abana b'Abanyarwandakazi thank you so much Jackie fungura bike yawe Media aza muri kikurya imboga ninde bagurira wari wacitse isimbi subira inyuma ufata umwanya uri gucika shaka network nzima ntabwo turi kukumva. n'abantu bari kundoga kugira ngo navuga. Anyway, njye ikintu navuga kuri no video on my side is not appropriate ku muntu wubatse wabyaye ejo wundi. Ariko inama nagira abahanzi cyangwa abantu b'abastari mujye mwirinda kamera cause they can use it anyway. Umuntu yabivuga uko abishaka, buri wese afite uburenganzira bwo kujudging ikintu bitewe nuko akiri. So mwirinde aya masaha wowe aramutse ari nk'umusheri wawe uretse gataga wamwica. Wallahi njye nakwica. Wallahi nakwica. Urakoze cyane Jackie, fata ijambo. Urakoze cyane Jackie, ijambo ni iryawe. Ariko mwagiye muri. Ndevugishije ukuri. Ngiye kuntu mbyumva. Abantu mutapiga screen batatumanura mutapiga screen yego. Ukuntu ngiye mbyumva The Ben rwose ibi biboro ntago bikwiye pe kubera yuko ni umugabo arubatse abyaye ejo bundi umugore wari ku kiriri sibyo niko bavuga mu by'ukuri ntago bino biboro bikwiye zino drama bibaye bwa kabiri ntago zino drama nk'umuntu w'umugabo ntago bikwiye pe ntago twigeze tumutuka nk'uko Alex yaje azamuka avuga ko turi gutukana ntago twigeze tumutuka kandi ikintu cyose kiba gisohotse hanze nkatwe abastari turavugwa kandi bakatuvugaho uko ibintu bashaka abantu mu buryo butandukanye. Rero n'ikintu kiba gisohotse kiba gitrendinze gutya ndi kubona ntabwo ari Godfather gusa abantu bose bavuga bose barimo barapostinga ino video. Iyi video yaciye ibintu ahantu hose. Mu by'ukuri rero reka tuvuge uko ibintu biri hanze uko biri kugaragara. Turajudging uko tubibona ntago twamututse ntitwamwinjiriye muri famille yiwe ahubwo turi kwibaza Pamela ameze gute? Ubu ngubu amerewe ubu amerewe gute arimo atekereza iki Pamela right now ni izina ry'Imana kakubwira mwe gatema mukamuhana muri buretse simbi wowe ni ukuri Godfather njyewe aramutse ari sheri wanjye nkabona video nk'iyi ngiyi naraye nyatogosheje ayina lillahi sibyo uravuze ngo yuza kuvuga nayatogosa nkarya bufiti twese tukamuhomba ibyo ni ibice ariko muyoboke abangaba ni Godfather uyu ni Godfather umuntu abagomba kwiyubaha amani nubwo turi abastari ariko mu gihe tumenye yuko dufite abagore cyangwa abagabo tugomba kwiyubaha tukagira ibyo dukora mu bwihisho tukagira n'ibyo dukora ahagaragara bro sibyo mani mujye mureka kabisa nimugatwarwe n'amarangamutima cyane ngo nimubona ahantu amakosa ari namwe mu birebe wabikora nimwibagirwa yuko The Ben afite umwana nimubyibagirwa afite n'umugore kandi Materi waje Natasha mubyibagirwe ukuri iyi video uyibonye wumvisha bigenze gute nata amabere yakoze ntonze ugize ngo iki ndashaka terura uvuge wi ikibazo ni mvuga ibyo udashaka kumva uramanura oya ngereka nkubwira ukuntu mbibona nk'umufana ukuntu mbibona njyewe The Ben ararengana bano bastari bararushye abakobwa babibambazaho mane none se ubu yabigenza ate ko
yo ubu akana kaze ko kwimanikaho gutya ko The Ben nge ndumva arengana ahubwo ahura n'ibigusha by'abakobwa kandi Pamela nawe babanye abizi neza ko akunzwe n'abakobwa nanjye wamumpa namwimanikaho mwirenganya The Ben rwose ndashaka kukubaza unsubize sibyo ntabwo ntuzamwibambazaho inde ntabwo uretse gato turebe abantu we gicana meeting amike yawe ntabwo muyobo nani ntabwo Tom Close ntabwo ari umuhanzi ntafite igikundiro aragifite Meddy ntafite igikundiro munsubize sibyo kubera iki ibi bintu tutarabibona ku bandi bahanzi bikajya bigaruka kuri uyu nguyu udashobora kwifata reka nkubwire Godfa kubera ko uyu nguyu uretse gato kubera ko uyu nguyu aba umwasama yabona amabuno y'umukobwa agato ubwenge bakamugira bamufata amavideo aya masaha dolari kohereza abantu kuza kuvuga yandikiye ba Kejon ngo basibe iki wajya gutuba amakobwa amabere y'umukobwa umutsirita y'igitsina umusomagura ushaka iki nge rero ukuntu mbibona yego ikintu nabivuga nkahita ntuza nkahita nanabirekera yego na Melody ntagaruka ibyo atabikora nuko atarafatwa wenda ngo izo video zijya hanze niyo mana ngo iminsi y'imujura yiwe ntago iragera uravuga ngo The Ben ni igisambo cyafashwe yafashwe ariko suko nabandi batabikora ariko abakobwa babibamba reka nkubwize ukuri Godfa kuri murarenganya The Ben abakobwa ibaze abagabo bacu batari abastari badafite n'amafaranga menshi abakobwa babishinjaho ngafata The Ben w'umustari ufite n'ibyo biceri ufite n'ubwiza wibaze ngo abakobwa bari aha hanze murarenganya The Ben rwose ubusa Pamela yarabiyebe ko abakobwa bakunda The Ben ni murenganya ikigeragezo nk'iki cy'umukobwa cyaza kukizambazo kikukumushaho matiri uretse gato uyu mukobwa yamusiritseho ikimera yamukubyaho matirisi undi nawe yakumuriro nose The Ben si umugabo kimusiritaho uretse gato ya The Ben nta kintu musiza Pamela nawe yihangane Pamela yabanye na The Ben atayobeye ko tumukunda uravuze ngo uretse gato extra zamu uravuze ngo The Ben hano ntabwo yabona imbaraga ziyaka uyu mukobwa ariko fatira ishyano ry'umukobwa uzi kuri reba gutya nawe uri umukobwa ukimagina ryageze arahe ukuntu ryaba ryikaraganiza akazi urarenganya The Ben urarenganya The Ben iki kigeragezo wakigushyira imbere wowe wagihereza kamufashe buwe kapite n'intoki zoroshye karahumura The Ben urumva ari igiti atari umugabo ararengana nta makosa arimo Ben yaguriwe n'ishyamba ose murajyanga bitirenga nta makosa uretse gato nukuvuga ngo tufate uyu mukobwa tumugire Delila dufate ijambo yari mareka nsoza niba Samusoni baramukuriye imisatsi ariwo muntu wari umunyembaraga mani tujye tuvugisha ukuri abakobwa hano turi ibigeragezo ni ukuvuga ngo umuntu w'igitsina gabo wese mwahuye mugahana umwanya wamugusha mani The Ben abafite ibigeragezo byinshi reba abakobwa reba umukobwa akaraga ikimuri imbere ya Elementi uriya mukobwa akigukaraga mwahuye mugahana umwanya wamugusha mani The Ben abafite ibigeragezo byinshi reba umukobwa akaraga ikimuri imbere ya Elementi Uganda bari bagendanye za lubricant mu isakoshi bapira umunsi turagusiga The Ben Pamela babanya biyobeka kunzwe n'abakobwa rega abakobwa babanje kuvanamo amasutiye barayamutera The Ben agiye kuyifata atangiye kumukoroga mu mutwe akiri stage igihe bazana amasutiye bayamutera n'ukuri nge nta rwanda nacira The Ben umva nkubwira ahubwo kereka gafasha kayigaturubika ntibize hano hanze urabona ko bukamwibambajeho uretse gato niba ninkumvishe neza okay noneho reka tugaruke noneho nk'umuntu utari The Ben ushobora kugira imbaraga zo gukontorora umubiri we kuri mu ruhame ibi ngibi tubivuge none tubizane nk'umuntu noneho ushobora kurwanya kugira imbaraga zibirwanya imbaraga zibirwanya iyo atazigira abayazamuye kare akazipa akamurongorera mu ruhame imbaraga arazifite kuko nta 200 The Ben rwose ararengana Pamela nufuhu ukajya kurakara waba udashobotse ubu se niba twarabonye ishanga ibintu yakoze ubu ngubu kuba yagakimanika kuri The Ben ibigerageza kuhura nabyo The Ben murabizi uyu muhungu ahubwo ko kuba nabyibuha afite umutima ukomeye uza abakobwa baba bifuza ngo wabahereza akanabatera
n'indi akabangaza akaba arakunzwe tubyemere ni umusore mwiza afite igikundiro abakobwa bamwibambazaho abasiriya bose baramusariye Pamela babanye abizi ubwo Pamela nana arakara agasenyera badakeneye kubaka ubwo twakire tuvuge ko The Ben ibingibi ni ibisanzwe sibyo nta kosa yakoze ugazi kwikontora kuko utikontora ngiye nk'akobwa kayibamba kuba yabavuye akajya kuyimuturubika ahantu hatagaragara atayimuturubikiye mu karubanda ni reka mubwire Godfather nta gikuba cyacitse nta kintu kidasanzwe The Ben yakoze ahubwo niba yaranagacirwa inyuma ya kamera kayigaturubika nta kibazo kugira katazongera no kwibambaza ndapfuye urakoze cyane none afashe The Ben amugize uvuze ko ariko avuze ukuri Natasha avuze ukuri pe avuze ukuri kuri mbonye maha Godfather reka nkubwire niba ndi uwawe niyo nzaba nutikure nahuye n'uyu mukobwa buretse Jack buretse nahuye n'uyu mukobwa mani Natasha arambonye arasa ureba nanjye ndi umukobwa Godfather hari umukobwa ndeba nkavuga ati hano nanutse agafete kumvikana ikintu kimwe rero sibyo mu bijyane mu buryo bwanyu ko mubishaka cyangwa mu byihorere ngiye mu magambo nka Godfather sibyo myutinga ibi bintu ntabwo bikwiye mwebwe mubizane muri ubwo buhanzi n'ubushyuhe mufite ntabwo ibi bintu The Ben yakoze nk'umuntu ufite umudamu nk'umuntu erega turafata urugero ku bandi bahanzi bakora ibitaramo kandi bakundwa ntabwo The Ben afite igikundiro cyuti cya Meddy my friend uri kunyumva mwagiye mureka ariko mwagiye muragusigiriza ibintu mwibaje The Ben niyo muhanzi dufite ufite igikundiro akunzwe se kurusha Bruce Melody ni imiziki myiza afite akunzwe kurusha Bruce Melody se akunzwe kurusha Meddy muramufashe mugiye kuvuga ko ngo aba bakobwa ntibashobotse uyu nguyu ni kangahe tubona abahanzi bangaha abakobwa bajya kwitsiritaho bakabiyambura uyu nguyu kutabi ibi bintu iyi video birakwiye tuze tuvuge ngo umukobwa ngo yamurushije imbaraga come on my people